Yego. Mbanze nkubwire neza kandi usobanurire. Yego. Aba bantu Izayi yirukanye. Ndimo ndabona barimo kumubijimba. Ntabwo bari kumvikana nawe ubujya abaye amabaruwa basezerera. Kandi yitwaje ngo nuko insengero zabo ziri guteza ifunze. Mu kwitwaza ibi bintu kandi amaturo baturishaga bayashyiraga Izayi. None abageretseho kubirukana nta mpamvu. Profe reka nkubwize ukuri. Nawe uratekereza ko muri ADP ashobora kuba mu kudeta? Oya ahubwo ndimo ndabona umuriro waka mu rugo kwa Izayi. Bose bagiyeyo. Niko ushatse kuvuga? Reka nkubwize ukuri. Izayi arakubita umuntu ivumbi ritumuka Nyarugenge. Utekereza ko Samuel yagarura amahoro muri ADP yabuze? Samuel nawe rero amaze kugera mu zabukuru. Ntabwo mubona mu igisubizo cya ADP. Ese shara musaza usinzira. Unusura na byakumva. Imvi n'uruyenzi nkuko Imana yamusezeranije. Sibyo? Oya tujye tuvugishwa. N'abantu bavuga ngo yashize ADP mu ibaga ngo arayambukana. Arayambukana. Ni ugiye kugarura ADP ariko Nesubiye igarura imeze gute? Ibivugwa wenda reka ni ibivugwa. Reka duha abantu inzira nyayo yakuri y'ibintu bya Samuel. Ntago ubona yuko Izayi mu kwirukana aba bantu nemeranya nawe 45% yuko harimwe abafite amakosa. Ariko harimo n'abashumba batari bafite amakosa. Bavuye kuri amatora yoboraga abakristo n'abasigara bababaye. Sibyo? Ariko na Sawuli arimbura abantu ntago nabari mu nda bari bakoze ibyaha. None se urugamba rwose Samuel nako Izayi yateje rusizi za kajorite ahangaha. Ntago rusizi za kajorite gusa. Umva neza ikibazo gihari. Yego. Izayi nimba yirukanya abantu muri ADP. Imana itabirukanye. Izabazwa Izayi. Ariko nimba yakoze umurimo w'Imana nkuko ukwiriye. Izayi yazabigororerwa. Nta ngorono ya Izayi mbonye. Turabashimiye bakunzi bacu bakunda ibiganiro byacu, uyu muyoboro mwiza cyane Imana yaduhaye ngo tujye tubanaho. Amanywa nijoro bakandi subscribe, turabashimiye natarakanda subscribe mugire vuba kugira ngo indege ihaguruke namwe mwamaze kwinjiramo. Ni byinshi tujye kuganiraho cyane ku Basenga TV. Amahoro y'Imana bane natwe. Amahoro muvandi. Amahoro. Turagushuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabikirije mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo umushyitsi ni ibisanzwe. Nawe uri umusangwa. Ni Profeta Isaac. Korai TV. Barabizi cyane ku Basenga TV. Bo tudatindiye abanyarwanda rero Profete. Ndatekereza ko wabaye Profete cyane cyane iyo tuvuze Profete twumva umuhanuzi cyane cyane tukuze mu itorero rya ADP. Ushaka kujyongera evangelist ntacyo bitwaye. Yose nayawe. Yose nayanjye. Nta kintu bitwaye ndumva inkweto wambaye ari iz'umugisha. Byose nibindi bizaza. Ariko mu butumwa dufite tuzi yuko abantu bakoreraga Imana kera ngo bajyaga bavunika cyane. Ubu ngubu nimba uko bamusigaye mugenda mu modoka cyane cyane myicaye. Masawe yaravuze ngo abo bagenda n'amaguru ngo ntibatinya kugenda no mu birere. Kumwiryane wabaye mwinshi Profe. Umwijyane bikomeje gukara. None se Tiyo tuzi ko kera Imana idahereza abahanuzi ikiruhuko cy'izabukuru, none twumvishe ngo mu matora yanyu ngo musige mufite ngo za konje tekinike. Urabona? Oya za pasiyo ni za kera. Pasiyo ni za kera. Bijya nkwibaje kuri konje tekinike. Ikorwa ite? Konje tekinike rero ni ibitekerezo umuntu yizaniye kugira ngo aryamishe kandi kantu kamwe, kandi buriya konje tekinike bayishyizeho kugira ngo babanze batekereze kimwe ariko nanone bashaka uburyo banyereza ikindi. Nahite konje tekinike urumva ibaho wundi wowe. Ikibazo ngiye mfite gikomeye si konje tekinike amungane umuyobozi w'ikigo ashobora kuba yayitanga bitewe n'impamvu y'icyo kigo n'imirongo yabo y'akazi. Yego. Ikintu ngiye kintera ikikango kigatuma nakibazaho ni ubusobanuro bw'iyo konje tekinike. Nagisobanutse. Nta n'umuntu wayisobananga yumve. Iyo twumvishe ngo mu nzu y'Imana hatangiye kuzamo konje tekinike, ariko ubundi Imana twe duhita twibaza ngo iracyari ya nzu yitiriwe izina ryayo ya yindi Salomo yubatse. Oya, inzu y'Imana abantu bajyagamo bakayiruhukiramo, nta konje yabagaho, nta n'ikiruhuko cyabagaho. Sibyo? Ariko uko iminsi igenda ishira, ubuyobe bugenda bukomeza buza, itoro ryakomeje kwinjirwamo n'ibyo bintu. Noneho ubwenge bw'isi buzagwira. Siko ijambo ritubwira? Ubwo bwenge bw'isi nibwo bwazanye izo konje tekinike.
ariko ubundi mu muhamagaro w'Imana n'ukuntu ihamagara abantu bayo ntabwo igeze guhamagara ngo ushyiremo konji tekinike. Ndetse Prophet tukiri kuri no konji tekinike, Yego, kuko ngo abantu bayihawe bo ngo nta nubwo bari bemerewe no kugera ku midugudu cyangwa se ku matorero bari basanzwe bayobora, ngo ntabwo bemerewe kuhateranira. bose umva yahagaruka kubera bahavuye bibye no gukumira. Ariko manze nayo nkubaze, uretse gato Prophet, uretse mbanze nsoze ikibazo cyanjye ndumva ari kirekire ko yihangana. Ngendagira nti iyi konji tekinike kabayihaye batari bemerewe gukandagira mu nsengero bayoboraga. Yego, ubwo bivuze ngo nukubashyira hirya y'abakristo bari bayoboye. Yego, kandi tuzi yuko umuntu wamubuza kugera aho hantu hari ikibazo mu rwego rw'amategeko, baba bashaka ngo udasibanganya ibimenyetso cyangwa se utagira abandi wongera guhutaza. Ibi si bigaragaza yuko ubuyobozi bukuru buyoboye na Izayi bwamaze kubona yuko abo bashumba bashyizwe muri konji tekinike. Yego, basubiye aho bayoboraga hari ibimenyetso bashobora gusibanganya. Noneho mu iperezidoro ririmo nubwo bahise konji tekinike, kuko Izayi yongeyeho n'ikintu avuga ngo nyuma y'iyo konji tekinike amatora yabo ntakingurwa, ntafungurwa. Yego, hazagaruka umuntu twamaze kureba none ubuhamya bwe. Muri iki gihe cyo gusuzuma ubuhamya bwabo bw'amezi 3, tekereza rero umugabo w'imyaka 50 kugira ngo abasubiye ku munzani wo gusuzuma ubuhamya bwe. Icyo gihe uburambe mukazi, aho niho wamunganiga, aho niho utinyira, aho niho utinyira ADPR. noneho iyo igene gukora ishyamba cyane, kuko twe tubonye twaza yariyamye abarasta biteza ikibazo mu gihugu. Ariko noneho ibi ngibi byo kuvuga ngo konji tekinike mu buryo bw'umwuka yo turimo turashaka ahantu yaba yanditse muri Bibiliya tukabaramo konji tekinike, ntabwo ushobora kuyibona. kuko twajyaga twumva n'abari byo ngo barambitse intwaro hasi ngo nimuzegure urugamba rugeze mu mayira, abandi akavuga ati ninde wabahaye konji. Ndabyumva, nibwo butumwa bwari bumaze iminsi butambuka, indirimbo twarimbaga bariko ni kubaza abakristo tu abagenzi ko bicariye ninde wabahaye konji. None ADPR kubiseho konji tekinike y'ameza, bivuze ngo nanjye madamu twasizanye muri ADPR nshaka kumukubita konji tekinike bitewe n'uburyo yaritwara mu rugo, kuko bishobora kuba ari ibintu wenda bishyashya birimo kuza, bishyashya birimo biraza tutari tumenyereye mu itorero. Iyi konji tekinike igiye gufasha icy'abakristo bayoborwaga n'abana bashumba. Icyo nagusubiza, urwego ngenzuramikorere RGB ari nayo ifite inshingano izi nsengero n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, igomba kuturebera neza icyo itegeko rivuga. Buriya Izayi reka nkoreshe ubu bwenge bw'isi yakoresheje, iyi konji tekinike tuyisobanuye neza tugasesengura neza y'amezi 3, tuheze twinjira mu igazeti ya leta turasangamo itegeko ry'umurimo. Ubanze unyumve neza, aba bapastoro bari bafite kontara z'iki z'akazi, ari nayo yatumaga bafata izi konji. Ariko n'izi kontara twibukiranye ko zitavuzweho rumwe, izi kontara nabwo zavuzweho rumwe, ariko noneho kugira ngo izi yazifashishe neza, kuki atabaye konji w'ukwezi kumwe, kubera ko muri leta tize gute itemewe. Kontara y'akazi rero na konji y'akazi biratandukanye. No, amezi 3 yabahaye, itegeko rivuga yuko umukozi umaze amezi 3 atajya mu kazi. Yego, bimubwira yuko iryo tegeko rigomba kujya gute abagomba kwirukanwa, abarwa nk'umuntu wataye akazi. Ariko nyine yaje bizi ikintu bishingo ni konji tekinike, nabwo ari ku itegeko ibigorofanya nabyo bikemerwa. Ariko noneho urabona ibyo kwa Izayi bizemerwa, avuga ngo nzagereka no gusuzuma ubuhamya bwiwe. Kandi muri abo pastor yirukanye hari n'aba yarambuye ibiganza akabasengera, ari nawe bagiye babaha location tiyo uzajye kuyobora hana. None se ngiye kibazo mfite, ubuhamya bw'abashumba bundi bukurikiranwa nande? Ni Imana yakurikirana ubuhamya bwabo, ni umushumba wabo wakurikirana ubuhamya bwabo. Buriya wasanga neza wo kushaka kubukurikirana, ariko yuko no mu minsi yashize Theo bose babireba yamenye umuceri hasi aravuga ati abashumba nibo bankoresheje ibi byose. Ako nawe uremera yuko abakozi Imana bamwe na bamwe mwumura kurudushya. Ahundi abakozi Imana reka. Theo yavuze ko bamweshinze ko bakamuta mu kabari. Bagatuma bajya waje ari umuririmbyi agataha ari umusinzi. Cyane. Bati Theo babanye ko bahise banamugira ibikomeye cyane, abonye ko ashobora no kubisigamo ubuzima araza asaba n'imbabazi avuga ati abantu baranganirije barampuguye nasanze narindi kumena hasi umuceri, nasanze nari nishize muri diziwiti yakandagiye umuzamu. Ariko se tuvugishijwe ahanga ntibigaragaje ko abakozi b'Imana muri abakozi ba Izayi mutara abakozi b'Imana. Uyu ubundi reka manze nkubwire,
umuntu wese wumva umuhamagaro w'Imana agakurikiza ibyo Izayi ashaka gukora, ntabwo uyu muntu ari mu muhamagaro w'ijambo ry'Imana. kubera iki? Izayi niba afasha abantu akavuga ngo mwege mujye muri konji, ikindi ntajya nemera buriya umuhamagaro ntabwo ugira konji, umuhamagaro ntugira imyaka, Imana urayikorera mpaka upfuye. Ko nabonye abakecuru bavuga Imana, mbona abasaza bavuga Imana. Ntabwo rero nabonye umuntu uvuga ngo najye gukora ibi ngibi, ajye ku gatebe hariya umwambure inshingano yari afite ngo ni ukubera imyaka si rero n'umuhamagaro. Eze profete reka dufashe abantu mu bijyanye n'imyumvire. Yego, dutandukanye abakozi b'Imana n'abakozi ba Izayi aribo bakozi ba ADPR. Ubwo nimvuga abakozi ba Izayi ni abakozi b'itoro rya ADPR bayobowe na Izayi. Yego, sibyo? Kuko buriya njya ikintu cy'intangaza kuno Izayi ayobora itorero abakristo mutamutoye. Sinzi uburyo buriya nabyo rero, uretse ko twabuze uruvugiro, ariko buri bakagombye kutubwira aho yatorewe ahariho. Buriya ntabwo bafite inyandiko mpimbano z'uburyo yagiyeho. Sigaho nyamuneka oya, ariko se bite byawe? None se wigeze ujya hari ADPR isengereza mwuka w'Imana avuga ngo Izayi niyo ugiye gusengerwa? Oya, tuvuga ukuri nk'uko gukwiriye. Wowe wigeze usenga? Wowe profe mba nkubwiye sibyo? Subiza wowe abantu subize. Izayi yameze nka papa ashyirwaho n'abatambyi batoranyijwe basizwe amavuta yo turashaka abatambyi. Tumanze ngusubize, ndashaka abatambyi bashizeho Izayi kubera yuko umunsi yajyagaho nabonye abapasitoro bamwe 2 3 4 5, ndetse bamwe bajyana n'ikirego bajya kurega. Bamwe mbumva no kuri radio 10 bavuga ngo baje kwinzira yangiye gato bashyiraho umute bakomezaho. RGB barebaza bamushyizeho mu kwaye ubuyobozi bigenze bite? RGB icyo kintu gisobanura igihe umurongo turi kugendana neza. Uyu munsi wane ntabwo wambwira ngo rero ngo byagenze gutya ngo bigenda uku nguku ngo Izayi yasengewe nande. Abo pasitoro narababuze, ahubwo nabonye bajya kumurega no kuntu yihaye ubuyobozi batazi uburyo yabuhaye. Tubona abandi ba pasitoro bashyirwa inyuma y'itorero bitewe n'ibyo bari mu kugenda gute bavuga. Dusacinze ku mbuga nkoranyambaga twanye pasitoro agiye kurega cyane ibimenyetso. Ariko ushaka Izayi yakwirukana mu itorero rya ADPR burundu. Ariko se kama ubundi ADPR n'itoye cyane idini bifite bya wundi wowe. Njyewe ibintu byanjye ni byiza biri no ku murongo. Oya, banzo nyumve neza. Idini mwari mwatweretse yuko muri abakozi b'Imana, murahanura abapasitoro barabacicikesha mu rusengero biraba, umwuka w'Imana uburizwamo. Ariko abonye ibyabagarutse ku mategeko none se bira kari nyongera n'ubundi barayira ni politike baraza gumya bahemberwa iyo bari. Tugiye kumva twumva Izayi yatangiye gufata abitaga abakozi b'Imana. Yego, abereka yuko ari abakozi be nta numwe muri hejuru. Bamwe barirukanwa ngo bagiye mu zabukuru. Igitangaza cyane muri ADPR cyo kirakoretse cyane. Abandi bakubita Imana ibikubisa abantu mu zabukuru. Imana yitwa Izayi. Imana yitwa Izayi aza kumara abantu. Wumvise? Ibyo ngibyo ntiyanyurwa. Imana yitwa Izayi ita ishyire itegeko gusengera abagore. Yego, warabibonye yuko bangaha rwose ntago birenze uku kwezi kwa kabiri abagore badasengera biri gutogota. Mu biratogota baranatoranijwe. Urakoze cyane. Ndana arimo kugaragara. Barasakuza. Izayi abakubise konji technique. Yego, none ashaka kumbwira yuko mukira abakozi b'Imana cyangwa muri abayizayi. Nje ntago ndi umukozi wa Izayi, maze ni dekarare. Ubwo abakozi ba Izayi baraho kuko nje ntago mpembwa na Izayi, nta na konti mfite hariya. Ubu wahanurira he? Njewe se nazo nahanurira Izayi. Kanguha urugero. Ijambo yemwe mugende mubwira amahanga yose abazumva bazakizwe. Ntago ngiye manurira Izayi rero. Umuhanuzi witwaga Ziginshuti Michel no muzi. Ndamubona akiri umuhanuzi. Ndamubona cyane ariko n'ubu n'umuhanuzi. Uheruka kumubona se? Imana yaracitse. Majondi yarahari. Yahanuye nguki? Genda kuri channel urayibona. Oye ibyo tubyihorere. Yumvishe. Niwe muhanuzi wahagaraga hanura ati ngewe rambwiye ngo inzara. Tingiye ivuganye nanjye nabonye ibintu. Wasanga bari mu ikindi gitora ati nabonye. Wasarimo kubona ubundi butumwa bw'ahandi hantu. Haza kwaduka umuhanuzi wa feke nibishaka Theogene. Nawe ngarabona. Umvishe. Bose izayeregeranya ashyira mu rwina arapfundikira ashyira amashara. Ati ntimukongere. Agera mu matorero. Ngere ntabwo ndi umuhanuzi wa Izayi rwose.
reka mubwize ukuri aha ukiri umwadeperi umukozi wa Izayi mureke kutubeshya ariko njye mu bakozi Izayi ntabwo ndimo kugeza igihe azarekura manda ese undi azayirekura basize Izayi se reka nkubwire adeperi ntabwo azayirekura basize reka nkubwire azayirekura kuko atayirekuye nawe ubwe se ase undi arahari ubuhanuzi bwanyu bwagaragaza ko Izayi uzagenda mbere ngo yari yiriwe ataraye none abamaze guhanura bose ko azagenda amaze kubirukana none se ubwo aracyagiye none se Sawuli ntabwo yafashe abahanuzi akabica akica n'abaragura n'ibiki byose yabona asigaye ari wenyine bimucanze agashaka umuhanuzi akamubura agashaka n'umuragura akamubura Izayi nawe ashobora kuzamera nka Sawuli ako profereka wenda tugana ku musozi reka nkubwire nubwo turenganya Izayi hari igihe nawe mwagiye muhabwa butamwe mushyiraho na ngenda bakundi bashobora kuvuga ngo u Rwanda ruyoboye ugatura ugerekaho n'u Burundi ubonye amahirwe asundi Izayi yabahaye amatorero ngo bayobore bayagezemo bahita bayagira yaba bashumba ndavuga abangaba ejo bundi bashyizwe muri konje tekiniki yego intambara yabo n'abahanuzi barayiboneye ku manywa y'ihangu ndayizi uyu munsi wa none sura umuntu wagarukira Izayi mu kubashyira hanze y'itorero ntago akoreye Imana koko erega tuvugishije ukuri reka manze nkubwire hano nta kuboko kw'Imana kurimo ahangaha Imana irimo simbihakana ariko hari n'ababirenganiyemo batakoze nka bariya none se ubu ngubu abantu bose bakoze nka Gitoko abashu bose bakoze nka Gitoko bakoze nk'abateranya ufite ikibazo cyabateranya yabateranya se ko yigendeye ariko nyine no waruzanye ibyo ngiyo abantu yasezereye waruzanye ibyo abantu yasezereye ntabwo abashumba bose bakoze nk'aba ngaba ariko n'Imana ijya kurimbura abafilisitiya ntabwo bose yajya nabaki na Filisitiya kandi rero tunyimo Sawuli abamereke ijya kurimbura abamereke se buriya bose n'uwari uri mu nda kuko yari yakoze icyaha tuvugishije ukuri nyine reka nkubwire ingaruka y'intambara igomba no guhitana ibintu byose nta ntambara ibura za kajuri nta ntambara ishobora kubura kajuri nta ntambara ishobora kubura abapfa n'ibiyanga ariko noneho dusabe Izayi siko bimeze muri iki gihe afite akicaye kuri iyi ntebe nawe ye gusiga jijote mu mitwe y'abanyarwanda niba agaragaje ko bari abantu ari abanyamafuti akabakubise amezi 3 akavuga ngo uzagaruka ariko umaze gusuzuma ubuhamya bwawe buri buhamya bw'umushumba rwose ahantu hose wabura bugaragara ahubwo dere ikintu kirimo gikomeye wigeze wazana inkuru wowe ubwawe vuga ngo abashumba bafite utubare bafite iki ahubwo izeshaka ko yaragenzuye agasanga avuga ati abashumba bafite ibindi bintu bihugikanye reka mbashyize hariya mbanze mbarebe ariko babaye bakoresha bikoro kandi ibyo bintu nta muntu utabizi none se abashumba ntabwo bafite za alimentation ntibafite utubari ntibafite amabare n'amahoteli ntibafite ibigo by'amashuri ibyo byose rero bari abashumba ibyo byose rero bakubireba wari umuhamagaro ariko na Izayi ubwe ntabwo tumushyira ntabwo ari shyashya none se buri ugira ngo abagiye bo ntibari gusenga icyaduye Imana ikazarangiriza yaragiye ese ubundi ubu ngubu ari amezi atashize Izayi nawe yaragiye ninde wabagarura bakigarura reka nkubwire agashere tugana ku musozi siko bimeze aba bashumba bamaze gusezererwa ubwabo bashobora kuba barimo kwishyira hamwe kugira ngo buzuze imbaraga zabo ntabwo babyumva kimwe na Izayi nanone baratekereza ko muri ADP ashobora kubona kudeta umuriro watse muri ADP kubera yuko Izayi abantu bose yasezereye ngo insengero zabo ntizifunguye kandi amaturo baturishaga barayamushyiraga baraza kumwigaranzura akumva nkongora kandi kantu wumvishe ko Samuel arimo ashaka kugaruka Samuel narimo aranuganurwa uriya musaza w'imvi nyinshi cyane uriya musaza umeze nka wa wundi nka wa wundi wasinziraga mu ntebe y'ubutegetsi uriya musaza ko numva ngo arashaka kuza kubyimba ADP uriya musaza rero tuvugishije ukuri yego kuko nabonye abantu benshi bavuga ngo Samuel ngo yafashe ADP ngo ayishyira mu ibaga ngo arayambukana i Burayi none niwe ugiye kuyigarura ashaka kuba agiye kuyigarura kubera ko Izayi ADP nayo yamubyimbanye rega bure ntago ayishoboye yamaje kumubyimbana kandi yamaje gusezera abakozi 100 reba icyiciro cya mbere agikubise hasi icyiciro cya kabiri ajya imidari ragishimira gicaho ikindi yakibwira ati mufate amabara y'amezi 3
hakuye umugabo sureba arabasezereye. Izayi ageze muri kongera kuyobora ADPR undi mwaka mwazabona yasabye stade Amahoro kugira ngo akarambikamo abahanuzi akabakura umuganda wo kubakubita. Nicyo kintu cyonyine yazasiga akoze. Reka nkubwire. Abanyarwanda akavuga ati aho, reka nkubwire, sibyo? Reka nkubwire, Izayi amahirwe ntayazabona, nta nubwo bizigera bikunda. Azabikura heza bo ntabwo bishoboka. hari umuhanzi w'umunyarwanda avuze ati urwo mbonye bahungu mwe yaba ibyo reka tubyihore tubitega amaso. igihe gisobanura byinshi. Subscribe yego, n'abandi bagenda bakora share, n'abadukurikirana umunsi ku munsi, n'abatanga comment. Imana y'umugisha umugisha kandi turabakunda. Asante sana. Usebaye na byiza bajya banahamagara batanga ibitekerezo ngo kugira ngo bajye banitotomba rimwe na rimwe nta gisubizo babonye. Bura bahamagaye umuntu yabaha byinshi bifuza. Yego. Ku Mana muvandi. Ndagushimiye, urakoze cyane. Abasenga TV, kora subscribe.